Reka ngusuhuze cyane wowe udukurikira hano kuri The Quick Times News ububanya natwe mu biganiro bigiye bitandukanye. Kanizere ko umeze neza mu buzima bwawe bwa buri munsi ndetse n'ibyo ugenda ukora, kandi nkwifuriza gushya ugahirwa muri byose. Munyemerere turebe ku basirikare b'u Rwanda bari muri Sudani y'Epfo, aho bari mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye muri Sudani y'Epfo, nyine aba babita UNMISS cyangwa se United Nations Mission in the Republic of South Sudan. Murabyumva neza, bafatanyije na bagenzi babo bakorera Imarakar muri Sudani y'Epfo, n'ubundi batanze ubuvuzi bw'ubuntu ku baturage bo mu gace ka Diel kari ku nkombe z'uruzi rwa Nile muri leta ya Upper Nile. Iki gikorwa cyabaye ku munsi w'ejo hashize kuwa mbere tariki ya 3 Kanama 2026, mu gihe abo basirikare bari mu butumwa bwo gukora amaronda agamije gusuzuma uko umutekano uhagaze ku ruzi rwa Nile no mu duce tuyikikije. Nk'uko Minisiteri y'Ingabo yabitangaje, ubwo ni Minisiteri y'Ingabo y'u Rwanda nyine, serivisi z'ubuvuzi zatanzwe zirimo gusuzuma abarwayi no kuvura indwara zisanzwe, kuvura malaria, kwita ku buzima bw'abana, gutanga inyigisho zijyanye no kwita ku buzima ndetse n'izindi serivisi z'ibanze z'ubuvuzi. Hanatanzwe ku baturage imiti y'ingenzi ku buntu. Navuga ni igikorwa cyiza ubundi kuba wacungira abantu umutekano ariko nta buzima bwiza bafite, ntabwo ari ikintu n'ubundi cya kimeze neza. Ugomba gucunga umutekano w'abantu ariko bafite ubuzima. Kuba uri umuntu deja ugomba kuba ufite ubuzima. Ntabwo udafite ubuzima ntabwo waba uri umuntu, aho babaye ikindi. Kandi ingabo z'u Rwanda nyine ziba ziri mu butumwa bwo kubungabunga amahoro ndetse zinashakira umutekano abantu. Rero bagomba gushakira umutekano abantu bazima, ari nayo mpamvu baba bagomba no kubitaho ndetse bakanabigisha ku bijyanye no kuba bakirinda ndetse bakaba banagira ubuzima bwiza. Umuyobozi w'agace ka Diel Jacob Bithi War yashimiye ingabo z'u Rwanda ziri mu butumwa bw'amahoro ndetse na UNMISS ku bufasha bw'ubuvuzi zagejeje ku baturage mu gihe bwari bukenewe cyane. Yavuze kandi ko bishimira ubushobozi bw'abo basirikare bwo guhuza inshingano zo kubungabunga amahoro n'ibikorwa by'ubutabazi bigamije gufasha abaturage. Ashimangira ko ibi bigaragaza ubufatanye n'ubwitange bafitiye abaturage bo muri leta ya Upper Nile. Navuga ngo iki gikorwa ni igikorwa cy'ingenzi cyane, kuko buriya impuguke mu by'umutekano zirakubwira ziti kugira ngo ubone amakuru ku bijyanye n'umutekano, kugira ngo umenye ahantu ibintu bitagenda neza mu mutekano, bigusaba kuba ufite connection nziza cyangwa se uhuza n'abaturage baho hantu, byibura uri gushaka umutekano cyangwa se ucungiye umutekano. Kuba rero ingabo z'u Rwanda zikora ibi bikorwa, first of all ni ukongera relationship n'abaturage, kugira ngo noneho serivisi ndetse n'ibindi byose bakora bigende neza. Haba hakenewe amakuru y'abaturage ndetse binabafasha cyane, nyine bikanaborohera kuba bakuzuza inshingano zabo zo kubungabunga amahoro, kuko baba bamaze deja kuba connected n'abaturage. Amakuru rero y'abahungabanya umutekano y'aho ibi byose bindi bishobora kuba bikorerwa bitajyanye no kuba abaturage bafite amahoro bakaba babibona. Umugaba w'itsinda ry'ingabo z'u Rwanda muri UNMISS Marakal, Lieutenant Colonel Robert Rwagihungu, yavuze ko itsinda ry'abaganga
byaherekeje abasirikare bari mu marondo y'umutekano, bikaba byabafashije kugeza serivisi z'ubuvuzi ku baturage bafite uburyo buke bwo kugera kwa muganga, cyane ko Sudani y'Epfo kuba ari igihugu deja kirimo n'intambara bituma ibyo bikorwa remezo byarasenyutse, kuba abaturage bagenda bafite umutekano ugasanga biragoranye. Rero kuba umuturage yarwara ugasanga ntafite uburyo bwo kuba yajya kwa muganga, sometimes ugasanga n'ibitaro cyangwa se ivuriro ryari aho hafi ryarasenyutse kubera izo ntambara zose, ugasanga ikibazo cy'ubuvuzi kirakomeza kugorana ku baturage. Ariko navango ni ikintu cyiza kuba noneho bubegereye abaturage bakaba banabafasha n'ubundi no kuba babavura kugira ngo ibintu bigende neza ndetse banagarure ubuzima. Ni ikintu cyiza rero. Yongeyeho ubwo ni umugaba w'itsinda ry'ingabo z'u Rwanda, nabikubwiye ni Lieutenant Colonel Robert Rwagihungu. Yongeyeho ko iki gikorwa kigaragaza ubwitange n'ubunyamwuga bw'ingabo z'u Rwanda ziri mu butumwa bwa UNMISS mu kurinda abasivili ndetse no gutanga umusanzu mu kuzamura ubuzima n'imibereho y'abaturage bafite ibibazo byinshi mu duce bakoreramo. Nkuko nabikubwiye nyine abaturage baba bafite ibibazo mu gihe cy'intambara, ibikorwa byinshi bisa naho bihagaze. Umuturage na bya bikorwa yakoraga byo kuba yakibeshaho ugasanga biragoranye cyane, ntabikora neza, afite icyo cyikango, intambara za buri kanya, amasasu, ugasanga ariko ntabikora neza, akaba yanagira ubwo buzima bubi bitewe n'uko nyine imibereho y'abaturage ntabwo imeze neza, bifite ibibazo byinshi bigiye bitandukanye. Ariko ingabo z'u Rwanda ibikorwa ziba zikora birimo no gutanga nyine umusanzu mu kuba byibura imibereho myiza ndetse n'ubuzima bwiza bw'abaturage bwagaruka. Ku ruhande rwe Minisitiri w'Ingabo yavuze ko iki gikorwa cyarushijeho gukomeza icyizere n'ubufatanye hagati y'abaturage n'ingabo z'umuryango w'abibumbye ziri mu butumwa bwo kubungabunga amahoro. Yanashimangiye ubwitange bw'ingabo z'u Rwanda ndetse n'akamaro ko guhuza ibikorwa by'ubufatanye hagati y'abasirikare n'abaturage n'amarondo asanzwe y'umutekano. Ubwo ni uko ibintu biba bimeze rero. Avango ni ingabo z'u Rwanda zikomeje kubaka ibigo cyangwa se gukora icyo nakwita nka reputation, kuko ibikorwa bamaze kugenda bakora ni byinshi. Tugiye kureba nk'ibikorwa bamaze gukora hariya muri Sudani y'Epfo, hari ukurinda abasivili no gufasha mu kubungabunga amahoro muri Sudani y'Epfo, iyo ni nayo ngingo nyamukuru yabajyanyeyo. Hari ugukora amarondo y'umutekano ku ruzi rwa Nile no mu bice birukikije, ibyo nabyo barabikora neza. Ndetse n'iki gikorwa twari bwo tureba cyabaye n'ubundi ari byo barimo kurinda aya marondo y'umutekano. Hari ugutanga ubuvuzi bw'ubuntu ku baturage badafite serivisi z'ubuvuzi zihagije. Hari ukuvura indwara zisanzwe zirimo malariya no kwita ku buzima bw'abana, gutanga imiti y'ingenzi ku buntu ku baturage, gutanga inyigisho zijyanye no kwita ku buzima no gukumira indwara. Hari uguhuza ibikorwa by'umutekano n'ibikorwa by'ubutabazi, icyo twakwita mu cyongereza tugenekereje ni civil military cooperation. Gukomeza kubaka icyizere n'ubufatanye hagati y'abaturage n'ingabo z'umuryango w'abibumbye. Hari ugutanga ubufasha bw'ibanze mu bice bifite ikibazo cyo kugera ku mavuriro, ndetse hari gushyigikira ituze n'umutekano mu baturage batuye muri leta ya Upper Nile n'utundi duce bakoreramo. Rero navango ni ibikorwa n'ubundi bigamije kubungabunga amahoro, kurinda abasivili, kuzamura ubuzima bw'abaturage no gushimangira umubano mwiza hagati y'abaturage n'ingabo ziri mu butumwa bwa Loni muri Sudani y'Epfo. Ndetse twagiye tunabona bagera n'igihe bakaba bajya kwidagadura bagakina n'agapira n'abaturage, ubona ko
bagerageza kwihuza ndetse no kwisanisha n'abaturage b'ahantu bari gukorera ubu butumwa. navuga ngo kiba ari ikintu cyiza. Twagiye tubona imikino yagiye ibahuza n'abaturage, ibikorwa byo gusana ibikorwa remezo nabyo barabikora. Mbega navuga ngo ni ibintu byiza ndetse biba binasa neza. Twanavuga ngo ingabo z'u Rwanda ziri mu butumwa bwo kubungabunga amahoro, umuryango w'abibumbye twanabifuriza gukomeza gukora gutya, kuko ibyo bakora ni byiza kandi babikora kinyamwuga. ubwo nuko rero biba bimeze, natwe tuba tugira ngo amakuru yose akugerereho ku gihe, ubundi ibintu byose bigende neza cyane. Reka ngushimire cyane, ubwire ngo ukomeza ukurikira ibiganiro byacu hano kuri The Quick Times News, kuko tuba tugufitiye amakuru menshi cyane agiye atandukanye abagomba kuba kugeraho, ndetse ukananyurwa cyane n'ibiganiro byacu. Nkubwire ngo niba wakanze subscribe warakoze, komeza ubane natwe, ujye uduha ibitekerezo, uduhe like, share, dusangize inshuti zawe. wowe utarakanda subscribe nawe iki nicyo gihe kugira ngo ibintu byose bigende neza, ubundi ujye ubana natwe 5/5. Rero reka mbashimire cyane, dukomeze kubana mu biganiro biri imbere bya The Quick Times News. Mukomeze muhaye muronke kandi Imana ibaho umugisha mu byo mukora byose.